ndashaka kuba uw'Imana yishimira, ndashaka kugirana umubano mwiza n'Imana. None kubera iki mpora mu byaha? Ese nawe waba wibaza impamvu uhora mu byaha? Iki ni ikibazo abantu benshi uyu munsi barimo guhura nacyo, barimo kwibaza kubera iki batarekeraho gukora icyaha. Niba nawe iki kibazo ukibaza, ntabwo uri wenyine. Rimwe na rimwe urabyibaza bigatuma kwizera kwawe kuba guke. Ntabwo rero uri wenyine, kuko twese turi abanyabyaha, ariko hari inzira zimwe cyangwa uburyo bumwe tubyikuramo. Nta ntungane ibaho, niyo mpamvu twahawe umucunguzi, ariwe mpano y'ubuntu yahusha wadupfiriye kubera ibyaha byacu. Numwizera arakubera umuvugizi kuri Data, hanyuma gukiza ibyaha. Turi insengero z'umwami wacu kandi turamwizera, ariko nanone turi mu isi. Rero kuri bamwe kwizera kwabo kwabaye akazuyazi, ntibashyushye kandi ntibakonje. Iyo ushyushye uba ugendera mu nzira z'umwami wacu yahusha, iyo ukonje uba ugendera mu nzira z'iyi si. Nta muntu rero wabyifuza kuba akazuyazi, ariko kuri bamwe nubwo bazi ko umwami yabivuze kandi bizaba, bihorera mu byaha ndetse ntibashaka no kubivamo. Bakundwa, iyi ni iminsi ya nyuma. Intego yanjye rero ni uko tugomba gufashanya, tugashyigikirana muri iyi nzira twitegura umwami wacu yahusha Hamashiya. Bishatse kuvuga ngo abamwizera mwese kuba maso, mukamwitegura igihe azazira cyose kujyana itorero, azasange twiteguye, twishimye, tunezerewe kandi duhimbaza Imana kubw'ubukwe bw'umwana w'intama buzaba busohoye. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7. Katwikomereze rero n'ikibazo cyacu, kubera iki wihorera mu byaha? Kubera iki ugumya gukora ibyaha? Impamvu rero ugumya gukora ibyaha ni uko udashyira Imana imbere n'amategeko yayo. Ntimunyumve nabi, yego urayikunda, wizera n'umwana wayo, ariko ibyo ntabwo ari byo byerekana kuyishyira imbere. Nuko mu buzima bwawe muri wowe utarayiyegurira. Ibyo ngiye kuvuga hano byose niba utarayiyegurira, birakwemeza ko ukibereye mu byaha. Ikintu cya mbere rero ugomba kwibwira mu mutima wawe ni uko ugomba gushyira Imana imbere mu buzima bwawe bwose, ukayiringira, akaba ariyo wizera no gushaka kwayo, akaba ariyo ushyira imbere kuruta ibindi byose. Ntuvuge ngo ukunda Imana ariko ugasanga hari ibindi wahinduye ibigirwamana, hari ibindi urutisha Imana. Ijambo ry'Imana muri Yakobo niho hatubwira umuntu w'imitima ibiri unamuka mu nzira ze zose. Ngaho nawe itekerezeho niba ari ukumeze, uri umuntu w'imitima ibiri mu nzira zawe zose, bigatuma kwizera kwawe kuba guke, bigatuma ukora icyaha. Shyira Imana imbere mu buzima bwawe bwose. Ushobora kuvuga ngo buri ku cyumweru ujya gusenga, yewe n'icyacu muragitanga, urabikora byose ngo ushyire Imana imbere, ariko ntabwo ariko kuri. Ntabwo ari ukuboneka mu rusengero cyangwa icyacumi, ahubwo ni umutima n'ubushake bw'Imana. Ugomba kureka rero ubushake bw'Imana bugakora mu buzima bwawe, ariko ibyo ntabwo bikuye ko ibibazo bizaba bishize. Bishatse kuvuga ngo ibyaza mu nzira zawe azaguha amahoro yo kubicamo ukomeye kandi wizeye. Ikindi kandi ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ni bangahe dusoma ijambo ryayo? Twihorera mu makuru, turi mu mipira, turi kuri social media tureba ibidafite umumaro, mu kazi, umwanya wose akazi karawutwaye. Mu by'ukuri usanga umwanya tumara muri ibyo n'uwo duha Imana nta n'icyakabiri ugereranyije n'uwo dusoma ijambo ry'Imana. Bakundwa, umwanzi arimo arakora cyane, niyo mpamvu aba ashaka ngo igihe kinini tukimare mu bidafite umumaro kuruta uko twakubaka umubano wacu n'Imana. Ugomba rero gufunguka amaso ukamenya ibihe turimo. Ntiwemere guheranwa nabyo. Iyi intego yo gusoma Bibiliya buri munsi. Uvuga uti byibuze buri munsi nzajya nsoma chapitre 1. Ibyo bizatuma wubaka umubano wawe n'Imana. Ikindi ni ukwiriza no gusenga. Kwiriza no gusenga byubaka kwizera kwawe, kuko ibyo ukeneye byose biba biri mu biganza by'Imana. Iyo wirije uba wubaka imbaraga no kwizera.
Isengesho ryawe naryo ni iry'ingenzi kuko ni communication ugirana n'Imana. Imana ibishaka kuvugana nawe buri munsi kandi yumva isengesho ryawe. Nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Mariko igice cya 11 umurongo wa 24. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Ibyo byakunaniye kureka, urugero itabi, inzoga, ubusambanyi, urumva ubifitiye inyota, ubimazemo igihe kinini. Iyo ubigerageje kubireka biranga. Byereke data, umusabe ubufasha, umubwire uti: Mana, nzi ko ibi bintu bitagushimisha, ndakwinginze nkuremo inyota yabyo kuko njye sinabyishoboza, njye narabigerageje biranga. Ndakubwiza ukuri, niba koko bikubabaje uzabyuka umunsi umwe ya nyota yabyo Imana yayikuyemo kandi burundu. Izaba ari Imana yabikoze kuko wowe warabigerageje biranga. Byereka Imana ibyo urwana nabyo, ibyo ushaka kureka, ureka Imana barikora. Ntabwo wabwira Imana ngo ugukize ikintu kandi nawe udashaka kukirekura, ntabwo byakunda. Nguhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ibyatura akabireka azababarirwa. Imigani 28 umurongo wa 13. Hari imirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ko mugomba kwihana mukava mu byaha mukareka Imana ikaboza ikabereka inzira. Ikindi nshaka kubabwira rero ari nacyo nshaka gusorezaho, nta muntu ushaka guta ibiro udacunga ibyarya kugira ngo ubuzima bwe bugende neza ntiyiyongere ibiro. Nta kindi rero azareba no gucunga ibyarya kugira ngo agire ibyo areka. Rero nawe niba ushaka gushyira Imana imbere, gira ibyo ureka. Rekana n'ibigare bituma ugaruka muri za nzira zidashimisha Imana, muri za ngeso. Reka kuvuga ibidafite umumaro, kumva imiziki idahimbaza Imana. Ugomba kwitandukanya n'ibintu byose bituma Mwuka Wera adakora muri wowe, ibintu byose bizimya Mwuka Wera muri wowe. Ikindi ugomba kureba ni ukureba ibyo ugaburira amaso yawe n'amatwi yawe, kuko ijisho ni itabaza ry'umutima. Haleluya, muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa.